mba nahasolinze ibiceri nabibonye ubwo ibiceri ndaza nkubwira nti audio nimbaraya turayikora nimba nyafite ugomba kwishyura ukankorera ibyo nkorera ukampa ibyanjye nkigendera ibyo bindi ntabwo biri muri party y'akazi amahitamo abahari ayo uba waretse nayo barandi mahitamo so rero nimba wenda uhise ucika intege ukavuga ngo kubera ko banyatse iyi ruswa reka mpite mbivamo ntabwo ari decision nziza ubwo nyine ubaye weak ariko nta urambwira ngo urama amafaranga ukorera ibi cyangwa urama ntawe pe cyangwa urambwira ngo urama nanone tugomba gusuzuma ibibazo mu buryo bwombi kuko ngiye maje kukibazwa n'abantu benshi kuri cy'abakobwa badahari kandi ngenda bisiko bahari ahubwo ikibazo ntago bapopinga cyane nicyo ntaramenyeri impamvu nyine bisaba ko solicisa ishakirwa hose ugasanga muri sezo basohoreyemo urongeye kandi uri kumva season urukumva ibyo mvuze bindi sikutumye mbitekereza kandi bitenga muri iyo season bashyiriye hanze indirimbo ese ko nk'umuhanzi ko ashaka kurota ari kuririmba wenda umunyamakuru akaba yarota ari kuvuga nk'umuntu wicuruza arota nawe ari gukora ku kazi nzakora ubukwe azaba ari kuwa gatandatu icyo ariko ashobora kuba ari kuwa mbere kugira ngo mwese muzabe muri mu kazi nacyo ngiye kugitekerezaho nimuntwerera cyane nzabishyira kuwa gatandatu hari umuntu ugeze kumbwira ngo ariko ngo buriya Rumaga ngo ni umunyarwanda cyangwa kiriya kinyarwanda cya Rumaga cyo sinkizi Rumaga ashaka kubwira nk'ikintu wango ushatse kuvuga iki akakubwira icyo ashatse kuvuga icyo gusobanura ugasanga nacyo gikeneye ikindi ushatse kuvuga iki Perezida asobanura iki kuri wowe Kagame asobanura iki kuri wowe ni mu buzima iyo urebye amateka ya mbere rero utavuze ko ari ubuzima nyine waba ufite ikintu ushaka ni irihe jambo wabwira Perezida wa Repubulika yarakoze turamukunda kandi irubimburira ngabo ndirimba intwara abafozi itagira ubwoba yatugejeje kuri byinshi uri intwara muheta idatinya gutinduka ni indirimbo wamutuye urishuwa ko yamugezeho ntabwo ndishuwa neza ushobora kubitaramugeraho ushaka kutaramugeraho Blessings nizere kumeze fresh cyane aho yatandukanye ukunda ibiganiro bya Leah Entertainment ndakwibutsa ko niba ukeneye kuba wakina film cyangwa se kuzitunganya ndetse no gukora lighting cyangwa se sound no kuzandika ibyo byose hano mu Gicumbi Cinema Center turabigufasha kugira ngo waba umuprofessional mu byo ukora bijyanye na cinema ariko nanone ushobora kudusanga hano ku Muhima ni imbere ya Station Merez House Tigo witubona ibyapa byanditseho Igicumbi Cinema Center tukagufasha n'ubundi nkuko bisanzwe ngi nitwa Leandro ni mugabo ariko nushaka wongera no head cyangwa se call me no head bandi kumwe n'abantu batandukanye by'umwihariko ni abanyamuziki abantu bari muri entertainment uyu munsi rero nifuje ko natumira umuntu nzi neza ko azi kuririmba kundusha kubera ko ngiye ntabwo ndirimba umwuga ntabwo ari uwanjye ni ukuvuga nubwo nawe abaririmba ari kuvuga ariko ntari nizere ko rero muraza kuza kubwirwa n'ikiganiro ariko mbere y'uko aza kuririmba reka mbanze mubwire ngo abanze yibwire abanyarwanda banze kuri kamera za Leah Entertainment ubwa mbere nkwakiriye ariko ni ubwa mbere hano ariko hanze yego ni Kayden bisanzwe nta cyahindutse amazina ndacyari Kayden ndacyari nambyeho hano ntabwo twandika abasakuza ukipfumba kabiri yego yitwa Kelia ni umuhanzikazi ariko nanone ukora ibijyanye na karaoke agenda twumbyita biterwa hari karaoke hakaba live music wowe ukora live yego akenshi nkora live ariko karaoke nayo njya nyikora gusa yo ni gake kurusha uko nkora live ndayikora ubwo misingira amatsiko karaoke na live karaoke ni kwa kundi ukuntu umuntu ashyiramo kuriya basoma bagafata nk'indirimbo bakayivanamo amajwi yayo noneho ugasoma akenshi buriya karaoke yo ni abantu bose bararirimba abantu babajemo akenshi buriya nawe nubwo uri kuvuga ngo nturirimba uraza ugasaba akaririmba ushaka wakaririmba neza wakaririmba nabi ariko buriya akenshi live nyine abantu niwe babareba cyane akenshi kugira ngo umuntu aze kuri stage kuri live agusabe stage nuko aba azi neza ko ari buririmbe neza kuko iyo akiririmba nawe bahita bavuga ati mu muvana ariko mu gihe muri karaoke aririmba nawe bagwa mu kabiserivura biratandukanye ngiye rero hari umunsi umuntu yigeze kunyuka turi ahantu twizihiwe
abarambwira ati iyi karaoke wayishobora, indirimbo y'igifaransa mbangiye kuririmba, mwa bantu mwambonye mumbabarire naririmbye nabi indirimbo y'abandi. ariko na karaoke niyo mpamvu wumva bavuga ngo let's sing for fun. Iba ifite umuhosta, umuntu wa hostinze agomba kuba abizi of course, ariko abandi baba barimo umuntu ashobora kuba akunda kuririmba ariko nyine atabizi. Buriya abantu babyenjoyinga neza cyane n'abazungu. Abazungu nyine barabizi, araza akiririmbira mu gihe wowe uhagera waririmba nabo kumva ufite isoni. Uwashobora guhita gusaba nk'indirimbo 5 icyarimwe akaziririmba nabi koko, kandi yumva ari sawa, ari fun. ahubwo akabiri bwo biryoha kuko it's for fun. Urumva nibwo iyo umuntu ari kuririmba ibintu bifunyoye of course urabyenjoyinga ukumva biraryoshye, ariko iyo hajemo let's sing for fun urumva nyine umuntu ari kubikora nabi muraseka nyine like murenjoyinga kwa iyo karaoke mana we. uzaza ahubwo harandi kuririmba karaoke kwa kane uzaziririmba, ariko upfa kutazamereza mikoro uzaririmba let's sing for fun. Hari n'indirimbo nigeze kuririmba ntabwo ndibabwira ahantu iri, ariko iyo nyumvise mba numva nari ndimo kurira, ntabwo nari ndimo kuririmba. Wararirimbye indirimbo urayapload? Yego, ariko ntabwo ndibabwira ahantu iri. Iyo ndirimbo nyumvise. Okay, no tubwira ahantu iri, tubwira uko yitwa. Yitwa Wagiye. Icyo gihe witwaga nde nk'umuhanzi? Wagiye. Icyo gihe witwaga nde nk'umuhanzi? Abantu baroshya cyane. Hari umuntu twa Jimmy Click rwose aranye. Wagiye he? Kandi yigushaka. Upfa gutekeranga ngo babe ntucuranga. Ubundi unyejeje gute kugira ngo ngikubwire? Ikiza amahirwe ufite buriya iyo umuntu atazi ngo yaririmbwe nande, icyo gihe keretse nimba ritwaga Leandre ndagufite. Sha iyo ndirimbo nyumvise mba numva ndimo kurira aho kugira ngo ndirimbe. Umuntu aranyoshyira mbwa ati jya kuri mikoro uririmbe sha. Witwaga Yoya se? Oya. Tukikomeza ikiganiro. Kadukomeza ikiganiro ariko ndayihiga nzayibona ariko nzagaruka nyifite. Ndayihiga ubu n'umukoro. Yes, turi kumwe na Kelly rero nkuko nabikubwiye, ni umuhanzikazi ariko nubwo arimba live music ariko afite indirimbo ze bwite. Ndabyibuka indirimbo ya mbere yatumye ngo hostinga ni indirimbo rokoze cover. Ino mu ndirimbo nkunda cyane yitwa I'm on my way. Ni no ndi butangirire kugira ngo utaza kuza kunyiba. Urabanza kwanza undirimbire kuri. Aza kukubwira ngo nsigaye mfite izanjye ntabwo ndubizi. Kuko uhereye aho ngaho hari izindi zawe. Nubwo nagiye guhostinga nkiri kuri TV10 ariko n'uyu munsi n'ubundi ndacyagufite. Reka tubaze duhere kuri I'm on my way. Ni indirimbo ndabizi neza ko abantu bari buze kuza kuyinjoyinga, ubundi tubone dukomeza ikiganiro. Kuko ntabwo harabamo amagambo menshi cyane. Ntaza kukwihinduka. Ntabwo wanyihinduka. Ifatiranye igihe rero. Uhindutse ute? Tagiye. I'm sorry bye. Don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I joined the bride. They don't need to see me cry. Cause even if they understand, they don't understand. So then when I finish, I'm over my business. I'm ready to serve the world. I'm taking my misery, making my people be everyone's favorite star. So take care, I'll fly away. I've never been so far away. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. The bright moon is on the rise. The fire burning in my eyes. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. Siento mucho, pero me voy. Porque tirada me di cuenta que nada soy. Y me cansé de luchar desde que ya no más. Acepto mi error, también soy humano. Y tú no ves que lo hago porque te amo. Pero ya no tengo nada que hacer aquí. Me voy a lejos para
Dame papi camino sengile osteti. So take care and fly away. I never been so wide away. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. The bright moon is on the rise. The fire burning in my eyes. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. So take care and fly away. I never been so wide away. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. The bright moon is on the run. The fire burning in my eyes. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. cyakora nani biravuze ariko byanga kuvuga mugasuzanya nk'inshuro eshanu mushaka ko kantu kavuga ahubwo hari umuntu wavuze ngo iyo bitavuze biba byagenze bite ntabwo mbizi ntabwo yose y'inyizi ariko nyine iyo kavuze marumva bice yego yitwa Keya rero niba batangiye kwinjoyinga ntabwo navuze ko ntari bugira amagambo menshi nubwo ndi kuvuga n'ubundi ariko ntabwo uri bugira amagambo menshi kugira ngo tuze kuza kwinjoyinga music ni ikintu cya danger abantu baba bagomba nyine ntabwo nzi impamvu ntabwo nzi niba twese turyoherwa kimwe mu muziki kuko hari igihe numva umuziki nkumva ni ikintu nyine gitanga ibyishimo ku buryo umuntu atabona icyo agisimbuza umuziki ntekereza sinjya nibaza niba hari n'umuntu udakunda umuziki kubera ko umuziki ujura role zose iyo wishimye wumva umuziki ukishima kura iyo ubabaye gutama umuziki nawe nimba ari ukurira ukarira rimwe ariko bigashira nyine ukumva uraturiza umuziki rero niwo abantu bose abana abakuru bose umuziki ni ikindi kintu umuziki ni cyo wahinduye mu buzima bwawe umuziki utuma mbaho cyakora kano kararenze umuziki tububaho wow umuziki utumye mbaho rwose ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe bwose ni umuziki yego ubwo se nk'ubu ushatse nk'umugabo akakubuza umuziki urumva yaba mbujije ubuzima yaba amemukiye pe ahubwo azaze dukomeze kubaka ibyagezeho ariko ibintu byo kumbuza umuziki shaoya kuko ni urugero nk'ubu ngubu nka Miss Jojo yarashatse akimara gushaka ari ku muziki ariko Miss Jojo yavuye mu muziki mbere yuko ashaka harya nibyo yavuyemo mbere gato ahubwo agiye mu dini ya Islam abona biri kubangamirana barashaka ko yararebye akabona biriyo bigeze ku kwemera kwizera Imana buriya kiba ari ikindi nyine buriya ubona biri kugutera nyine Imana urabireka siko n'umuziki guteranya n'Imana gute biterwa n'icyo umuntu yizera kubera ko buriya hari umuntu ukubwira ngo kunywa inzoga ni icyaha hari undi ukubwira ngo unywa gake nyine hari aho usengera ugasoma ko gaho gake ntugire ubangamire ntiyo ikibazo abasoma gake so rero muri hahandi uba ya myizerere yawe ukubwira ngo ntukanywe inzoga uwo muntu niyabona ni wa muntu ukubwira ngo sishaka no kukugurira inzoga kuko aba yumva nawe agucumuje rero biterwa n'icyo wowe uri kwizera tu ntabwo ibyo byaba bijyamo cyane rero ukagusenga ryari ko misengera amatsiko nagubwiye ko n'ubu ngubu ndi gusenga ngendana n'Imana ngenda nyishima unayishimiye ko nageze hano ndayishima ko ngeze hano moto ikahangeza ntacyo mbaye ntacyo baye yego navuze ko turi buze kuza kuvuga amagambo menshi cyane apari y'umuziki kubera ko ufite n'indirimbo zawe hari album uri hanze deja wamaze ku uploadinga ku ma digital platforms ntabwo iragera kuri YouTube ariko abantu baze kuza kuyireba n'ubundi ku ma digital platforms yawe hari sinicuza niyo ndirimbo yawe ya mbere yego navuga ngo uploadinze atari cover yego experience yayo yari imeze experience yayo nayikoze bisa nkaho bigoye ariko bitagoye cyane kuko nari mfite audio irangiye n'amafaranga nari mfite yari make so abashitsi banjye rero bo narabadamo twanjye twakoranaga muri Rexon icyo gihe twari tumaje gukora indirimbo yitwa I Can't Lie twayikoze muri
muri cya gihe Meddy yari gukora ubukwe ni inkoramutima zari zorganije abantu nyine baririmba kugira ngo dukore indirimbo yo gutura Meddy. So icyo gihe rero namenyanye n'abantu bo muri Rexon bari bafite ibikoresho ndagase ko mfite indirimbo nshaka gusohora amafaranga ari make namfasha iki ambwa ati we zana bijou ufite turebe icyo twakora rwose konte nta n'icumi nasizeho nayifite nasize hariya mukabije gake dutegura nyine icyo gukora utambeshya gutwayangana naye we menya ko konte nayisize indeba nabi mbwira ngo rampemukiye ndabwira ntihangane amafaranga azaza so yarangoye ariko urumva nayikoze ariyo ya mbere nsohoye yanjye bwite gusa nyuma bitewe urumva iyo usohoye ikintu umuntu atarumva iyo uri kuririmba indirimbo y'undi muntu of course akenshi usubiramo indirimbo uzi ko abantu bakunze ntabwo wasubiramo nanone itarakunze iyo ndirimbo iyo usubiyemo kandi ukayikora neza n'ubundi ubizi neza ko abantu bari buyikunda so bitandukanye no gukora ikintu gishyashya umuntu atarumvaho na rimwe numvaga nyine nabaga se noneho barayumva se ahubwo se umuntu yicara yumve gusa uwo munsi nyine biri byarandenze kuba ari indirimbo ya mbere nari nsohoye yanjye bwite umunsi naraye mfite views 1000 ntabona nabibwiye narabwiye ngo murebe indirimbo yanjye igize 1000 none barambwiye se komeze nk'umuntu uje miliyoni ndanga ni none se 1000 si icyawe nabwiye ningirenze miliyoni niyo ya mbere nyine nta bantu bakuzi noneho wenda bari bakuzi ukora izo ndirimbo zisubiyemo ni yawe nta wundi muntu urayumva so byaranshimishije byataye bita bimpa imbaraga zo gukomerezaho gukomeza kuvidakora Meddy iyo ndirimbo mwamukoreye cyangwa se mwamutuye mugezeho abari borganije batubwiye kubikora batubwiye ko yamugezeho njye sindishwa nimba yaramugezeho wenda bashobora kuba barabitubwiye kugira ngo baturebe umutima ariko batubwiye ko yamugezeho kuko niba ari abo mu nkoramutima iriya timu ya Meddy urumva yari n'indirimbo nziza by the way ni nziza ku muntu uyibonye kaba ari keza cyari karimo abantu benshi bose babikora neza Meddy nk'umuhanzi waririmbaga secular music akajya muri gospel music ufata ute Meddy nk'umuntu n'ubundi wakoze indirimbo uri kuyimutura cyangwa se nk'iyo team mumutura indirimbo Meddy nakuze mukunda first of all nakuze nkunda indirimbo zemenya nta nimwe ntarinzi icyo ntarinzi ni kimwe buri akuntu yabyinaga ibyo ntabyo narinzi ariko indirimbo zo nabaga nziza so rero kuva muri secular kugera muri gospel hose he is the best ubona tutarahomye muri secular muri sekira twarahombye ariko no muri gospel se kuki tuba dushaka kwikubira muri gospel se kuki mwumva ko batakungukaho urumva barungutse ariko badutwara imari oya none se ntabwo ujya wumva indirimbo za gospel ntabwo ari nyinshi njya numva ariko urazumva zimwe na zimwe ndazumva ahubwo urumva bishobora no kugira indi audience byongera bikatujyana bikadukururira ku Mana cyane ahubwo barakoze akantu karenze okay reka tujye ku ndirimbo mu ndirimbo za watangiriyeho nihe indirimbo wifuza ko twatangiriraho izo natangiriyeho hari sinicuza hari Mombebe hari n'indi nakunze shayitwa Renge twakora sinicuza ntari sinicuza okay let's go twagiye nta kimwe nicuza nakubonye mbere nshaka kugerageza kandi utageragezwa wambeshye ko nkunze mubeshya ko nkunzwe ariko nanjye narageragezaga agatara kawe ntukivune umweru uhinduka umukara kandi rwose nako ubu utagize amaso yuzuye irari ntahazwa n'umutima mwiza uri inshuti mbi ntazigera nifuza inshuti ya ntakigenda nzagendera kure nta na kimwe nicuza nakubonye mbere
nshaka kugerageza kandi utageragezwa wambeshye ko nkunze mubeshya ko nkunzwe ariko nanjye narageragezaga niwari mwiza niwagenzwaga n'amahoro waje wigize ya mpyisiya nanjye njyaho ndashyashya ngo hato ntazakubura ya kandi wari uhari udahari sinavuga ko ntacyo wamariye kandi warambereye urugero rw'inshuti mbi ntazigera nifuza rw'inshuti ya ntakigenda nzagendera kure nta na kimwe nicuza nakubonye mbere nshaka kugerageza kandi utageragezwa wambeshye ko nkunze mubeshya ko nkunzwe ariko nanjye narageragezaga turanakorakora ese muri kwinjenga nkanjye cyangwa usanga ariko n'andi turayikora ya ndirimbo turakora indi noneho nzayishyira wumvise nanjye naririmba ni ubwa mbere ngira icyizere icyizere urakigira ujya gusohora iriya ariko nari ngifite koko nari nzi ko ngiye gufata igihugu nakubeshye nakoze iriya ndirimbo uvuga terega nze nkwereke nari nzi ko ngiye kuba medi hari nka ryari yari 2013 na kangahe bavuga gatereka nze mbereka ba medi mwirirwa muvuga Jimmy Click waranyoheje birangiye kuri piano nubwo mutari kumubona ni umupianiste mwiza nakunze touch yiwe ariko ashaka yavugira kuri iriya mikoro bahita bamwumva aratwibwira gusa mwiriwe ariko mwiriwe turi kumwe nande Feliciane oya era buriya nta mupianiste witwa Feliciane bose barakuze hari indirimbo yitwa mama munyana aravuga ngo Lauriane cyangwa se Feliciane nanjye ndi umugenzi Feliciane ariko sinzi ikintu aba yarakoze mpaka bakavuga ati nanjye urumva Feliciane na Lauriane bakomagaho noneho ati nanjye ko ndi umugenzi ako Feliciane ibaze igihe bahera banakuririmba ariko abantu baramuzi ushobora ko ariko abantu bose baramuzi barakuzi yego ntabwo yifuje ko tumubona kuri kamera ariko ntaribi arimo aradufasha kuri piano nawe ushobora kuba nyine uri umupianiste ushobora kwigisha umuntu gucuranga umuntu akeneye kumwigisha bisaba iki uyegereza mikoro ntabwo ari menshi iby'itanu turavugana tukareba ukuntu twabikurikirana kandi nkagukuramo umufelisiyani ubwo yari umukobwa ngo ni felicita nshaka uburyo unyigirira Felicita aze mbikurikiranye ukoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo nyine n'umuntu ari kumva piano aze kuvuga ati byibura uyu muntu nanjye namushaka akananyigisha gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se no watanga nimero then tukajya twikomereza show yacu zitange ntaribi 119 ubu ni Feliciane no kuri mobile mema ni Feliciane rwose yawe ntacyo reka twikomereze show Kelly challenge ya mbere wahuye nayo ukigera mu muziki yari iyihe challenge ya mbere nahuye nayo nkigera mu muziki yari first yari finance kubera ko iyo biri kure ntabwo ubuze uburyo bihezemo ariko abantu ni sacrifice ikomeye cyane biragoye ya mbere ari finance yindi yari kubona nyine inzira yo kugenda umuntu abona uburyo nimba yanakoze ikintu yego nta cya produce ariko se kiranyura ku mateleviziyo gute ku maradiyo gute biragenda bite nabyo biba ari challenge gake gake ni kugenda
ku mukobwa kwisanga muri iki kibuga noneho uri umukobwa uje gukora music, dufite abakobwa bakeya bamwe baravamo bati ruswa y'igitsina, ndahura na runaka kanya k'amafaranga, wabyova bakaminze gute cyangwa se ibyo bintu wabiciyemo gute nubwo ukiri kubicamo ariko ibyo byari bimeze bite? Sinzi kuko kugeza ubu ntabwo ngewe ndahura wenda n'iyo challenge yo kuvuga cyane ruswa y'igitsina cause mba nahasolinze ibiceri nabibonye, ubwo ibiceri ndaza nkubwira nti audio nimbaraya turayikora, nimba nyafite nkakwishyura ukankorera ibyo nkorera ukampa ibyanjye nkigendera. Ibyo bindi ntabwo biri muri party y'akazi. Ubase bayigusabye akayinsaba yitwaje iki keretse ahubwo ngewe ubwo ntivuze ngo nibyo ngiye kugira iturufu kandi bira ntabwo biryo ntabwo garagaraga ubwo amafaranga ntabwo naba nkiyashatse, ntabwo nayashakiye mu bundi buryo. So biba byiza iyo ubinyujije mu nzira zo guhasolinga, kubera ko nyine tujye tubatse fondasiyo ikomeye, of course inzu nayo ntabwo ikomera. Ubwo rero ngenda gake mu bushobozi mfite, nshobora gutinda kugira ikintu kiri hanze wenda bitewe n'uko ntarabona ayo mafaranga yo gukora cyangwa iki, ariko nka poatu nkavuga ni mu gihe ntarayabona reka mbe nkora ndashake. So ngewe ndacyahasolinga. Wa blaming umuhanzi kazi ushobora kuva mu muziki kuko bamwatse ruswa y'igitsina cyangwa se wa blaming n'uwayitanze? Buri muntu agira choices ziwe. Ntago ngewe ndi hano kugira umuntu mbleminga cyangwa kugira ngo ngire umuntu ntera amabuye kuko ntago dufite decision zimwe, nta nubwo dukomeye kimwe. Hari igihe umuntu aba ashaka kwihuta kugira ikintu ahitageraho akavuga ati nimba iki ngiki aricyo kiri bumfashe reka mpite ngikora. Nyine niyo choice yiwe kuko bundi nubwo sometimes tujya tuvuga ngo nta mahitamo nari mfite, amahitamo aba ahari, ayo uba waretse nayo barandi mahitamo. So rero nimba wenda uhise ucika intege ukavuga ngo kubera ko banyatse iyi ruswa reka mpite mbivamo, ntago ari decision nziza, ubwo nyine ubaye weak. Ariko nyine ubucuzinze kuba weak, ariko iyo uri strong nyine urahasolinga bigutwara igihe. Ushobora kubuza umuntu ukajya nko kumenyekana nce nk'imyaka 10 ukora, ntago ari igitangaza pe. Ariko nyine iyo wumva biri buhite bikunda ako kanya, iyo bidahise bikundura bireka of course, ariko iyo uzi icyo ushaka urakomeza ugakora bigeraho bigakunda. Urimo uvuga nkaho hari ibyigeze kugeragezwa kubaho, nkaho hari umuntu akwatse ruswa y'igitsina? Ntawe pe. Naho ruswa y'amafaranga? Ruswa y'amafaranga ntawe urageze. Ufite ubwo giti ruswa y'amafaranga ntawe. Mu itangazamakuru bayita giti. Giti oya nta muntu uranyaka ruswa, kubera ko ngewe ngenda gake kandi nyine nza nkwereka ikintu nakoze, iyo ugikunze we continue. Kandi buriya njye ushobora kumvisha igihangano cyanjye ngikundi ariko ndakagikunda. So ushobora kutakunze iki uyu munsi wenda ngo uhite ukinsupportinga, wari kwambwira atari ko wenda ubutano uzakosora iki ndagikora. Ntabwo ndabona umuntu like physically keretse nimba hari ubundi wenda buryo babimbwiramo simbimenye, ariko nta urambwira ngo urama amafaranga ukorera ibi cyangwa urama, ntawe pe. Cyangwa ambwira ngo urama nkukorera ibi, ntawe pe. Ariko nukuri nta urabimbwira gutyo, keretse nimba hari buri harurimo umuntu akubwiramo nturwumve. Mwe nk'urugero rutoya, ejo bundi ndi mu kazi, boss wacu azambaye neza, bitamubwira nge kandi ugaraho ndirabisuje mbere, bamubwira ngo boss wambaye neza. Yewe aje n'ubundi tukiri kumwe ndaga boss wambaye neza kandi nta muntu usaba umukiri 100 mpa 5 abamaye 5 baba barasakuje ngo natwe twari kubyembere. Aravuga ati ariko mwebwe ntabwo mwigeze muvuga ngo mwere nyine. Ubwo urumva rero ushaka gusanga hari ururimi babimbwiramo simbi, ariko nge ntawe rwose ntawe urambwira ngo urakora iki nkora iki. Nabimbwira nyine ariko azamenye ko nabwo azashya. Azashya n'ubundi ntacyo azakora. Yego Kelly, uri mu muziki ndetse hari n'amaproje menshi ufasha ku bahanzi kuko nkanjye ndabizi kuko hari aho tujya duhurira, ariko by'umwihariko nk'umuntu mu muziki ugiye kuntondekera abahanzi 5, atari uko barusha abandi kuririmba, atari uko nyine wenda ari abastar, ariko abahanzi 5 uvuga ngo kuri njyewe aba ni abahanzi banjye bibihe byose.
kambatekereze ikibazo nuko ushaka gusanga mise ngendera nko kuturimba ndi gukunda muri no minsi hari ikibazo se ukabona hari abanziza kandi abakunda abanzi batanu umukubitiye mu gafuka. Okay, mpa playlist yawe y'indirimbo 5 uri gukunda muri iyi minsi. muri no minsi wowe gusa ni yande ya indang ya Wizi yakoze ego last time hariya nihe buriyara ndakara karirimbo nuza la reine yakoze nditinya yego wakivuga nihera yindi izo kuri zo mise nibiko gusa ntabwo uzi nyinshi nicyo kibazo uzuko indirimbo zita zirwana mu mutwe ndabizi gusiza ngizo zo na ninjoro kandi itinya nimba ari uko aribwo nayinkiri gukareba cyane kari kangumye mu mutwe wowe gusa yo nayikunze mbere maze igihe kinini nyikunda simenya ari impamvu zo zise zibanguka ariko bw'izindi zansaba umwanya yego abantu tuba dufite indirimbo nyinshi ariko aka kazi karagoye ufite hasi nka buriya nk'iyo usinziye nturo turi kuririmba oya ntabwo mzi n'ibintu njya ndotsa ntabwo njya byihuka ariko buriya ntagenda harota ndi kuririmbara ariko ntibyabura ntabwo mbyibuka ariko ntabwo byabura nk'iyo umaze iminsi uri mu kazi ko kuririmba wewe mu minsi yashize mu minsi yashize nararaga ndota indirimbo zose zo muri kampeni reka kubwira ibyo sinziba narazirose we sinjya wabonaga bukeye rero ahubwo ari akaboro nabonye tuzabaho gute nyuma y'ikampeni ari akaboro nabonye noneho umuntu ubaza ngo ese ngo kucecetse muratekereza iki bahita bandika ngo azabatsinda Kagame kwimara nakubeshe narakarotaga pe ayi none mva ko ndabizi neza 100% ko nazirose menya cyangwa ntabwo nasinziraga ahubwo nararaga ndetse ese ko nk'umuhanzi ko ashaka kurota ari kuririmba wenda umunyamakuru akaba yarota ari kuvuga buriya nk'umuntu wicuruza nk'indaya arota nawe ari gukora ku kazi uriko wazi ibintu uzi ko uri nka mwarimu watubwiraga gushaka x ikibazo gifite igisubizo gifite icyo gisubizo uragifite ibyo arota nyine ntabwo yajya kure ubundi umuntu arota umurimo we none nawe urarota uri kubaza umuntu ngo natondeke ngo abahanzi reka tujye ku ndirimbo yindi mbere yuko tujya ku musozo ariko tunavuga kuri album yawe iri hanze noneho ifite izina siko ririya zina riri kukugora kurifata ntabwo mbizi impamvu riri kungora riroroshye Rubimburirangabo ntabwo ari waritekereje Rubimburirangabo ariko ntabwo ari waritekereje biba bigusaba kwifashisha abantu bazi ikinyarwanda njyewe urabizi se nakubeshya ikinyarwanda cyane mukemuke mutonya mutonya ikinyarwanda cyane mutonya kabisa buriya si ureba uzi ko ikinyarwanda tuzi ari ikinyarwanda bashobora kuvuga yego ibaze ko ndirimba mu bukwe cyane muri wenda nko muri dote ari igihe nicara abasaza bakaganira ahita ambwira umuntu turi kumwe nese ari kuvuga ikinyarwanda noneho akaba arambwiye ngo ni gute utabizi se kandi waje kuririmba hari umuntu ugeze kumbwira ngo ariko ngo buriya Rumaga ngo ni umunyarwanda cyangwa kiriya kinyarwanda cya Rumaga cyo sinkizi ntabwo Rumaga ashobora kuvuga mwicaranye kandi ntumenye ibyo ari byo shaka ariko buriya hari undi muntu babihuza neza ku buryo bashobora kubiganira urutanga rw'amaboko ubwo ntabwo nakicaraho barari babiri na Rukizangabo Shami byibuze nameka ngashobora ko harimo umwe ku buryo nta wundi bari bubiganire Rumaga rwose azi ikinyarwanda cyinshi kwa kundi ukuntu bavuga ngo umuntu azi icyongereza cyinshi njya numva ziriya poeme ziwe nka buri kintu ntoramo ikinyarwanda ikizwi icyo ndacyumva ariko ibindi numva ko biryoshye ariko ubundi Rumaga niyo umuntu ushaka kuvuga simenye ubusobanuro bwe ukajya gushaka inkoranyamagambo nukuri biradusaba bagomba kutubwira nsi yo dushaka inkoranyamagambo Rumaga byibuza kuko translate cyangwa icyongereza uhitubaza ikinyarwanda ubura ahantu bariza Rumaga ashaka kubwira nk'ikintu wango ushatse kuvuga iki akakubwira icyo ashatse kuvuga icyo gusobanura ugasanga nakikeneye ikindi ushatse kuvuga iki mukaramara umunsi wose akiri kukubwira yego ufite album rero iri hanze mbere yuko tujya ku ndirimbo yawe yitwa indirimbo nako album yitwa Rubimburirangabo indirimbo 8 yego ni titre ujya kumva ni titre hari uwo washakaga kwerekezaho cyane rwose nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yego muri izi ndirimbo iyo wamutuye
kuko zose niwe zivuga ntabwo ari zose cyane cyane iyo izindi zisa nkaho eshatu zindi muri zo ntabwo ari we zivuga cyane ariko of course are included kuko abo zivuga ni ubayoboye uri ku ruhembe rwe. Uru rukundo mwereka perezida wa repubulika n'ubundi ni urukundo ntekereza ko urubyiruko rusobanuye byinshi kuri mwebwe. Perezida asobanuye iki kuri wowe, Kagame asobanuye iki kuri wowe? Ni umuntu ashobora kubivuga ukagira ngo are exaggerating, ariko niyo naba ni exaggerating ntabwo nitaye ku byo undi wese yatekereza mu buzima kandi bifite igisobanuro cyiza, kubera ko nkazwe nk'urubyiruko tuba turi muri iyo myaka 30 turi gucelebratinga yo kuba twaribohoye, bumva abenshi turi inyuma yayo cyangwa se hari n'abayirimo. So iyo urebye amateka ya mbere rero utavuze ko ari ubuzima nyine waba ufite ikintu ushaka cyakora. Ubundi ngo azabatsinda Kagame yarukwe inshuro ibihumbi n'ibihumbi yarukwe ku muheto harimo intumwa y'Imana kandi nanjye nabonye hari byo sibyo rata. Yego, ubundi utakwishimira iterambere ry'u Rwanda cyangwa utakwishimira aho u Rwanda rigeze uyu munsi, yaba mu mibereho myiza, yaba ku iterambere ry'igihugu, yaba mu mikorere, buri kintu cyose, uyu munsi ntekereza ko abanyamahanga baza kwigira ku Rwanda kandi ni igihugu cyaciye mu mateka atari meza tutifuza kunasubiramo. Ntibishoboka. Uyu munsi niba uri kure ikiganiro ufite ingengabitekerezo ya jenoside, umenye ko ibyo bitazashoboka ku rubyiruko byonyine. Ntago bishoboka. Yego. Harya ubwo jenoside baba bafite imyaka ingahe? Nari ntaravuka. Uranseko bwo rero ugiye kuvuga ngo ndi muto nuko nari ntaravuka ariko ndi mukuru. Niba wari utaravuka uvuze ngo uri munsi y'imyaka 25. Oya, bavutse nyuma yayo yose. Ubundi uswa abantu bavutse nyuma ya jenoside umutoyo ubusigayemo nako ngo ndavuga umutora umuto usigayemo ari muri 28 29. Yego, wavutse nyuma yaho ho gato afite 29. ubwo none nawe ni nyuma gato, noneho aho gato cyane ni nyuma gato na nyuma gato cyane wongeraho cyane. Turashaje. Ntabwo rasaza arimo ariko wowe wahozeho, iyo tuvuze abashaje ntabwo uzamo wahozeho sakanya dupfuye. Ndi muto wahozeho wahozeho ubundi numvisha muyoboka avuga ngo bakuzaniraga gase mvuga nje wahozeho mana yanjye. Baravuze bavuga ngo abantu barakuze nawe bavuga ngo wahoze ujye uvuga ngo njye nahozeho. Ubundi manager nawe abamvamo ka interview nakabonye mitamvuga ni Leandre tuziranye ngize Imana mbona nawe wagapostinga ndavuga ni wahoze. Muyoboke nawe ayamvuyemo ibintu byo kutubeshya ariko urumva jewe nukuvuga ngo ngiye ahubwo nakubaganye n'umwana. Ntabwo wabura icyo wireguza ariko wahozeho. Yego, waranze kuko umwana iyo umurebye icyo gihe n'agafoto tubona nyine ko ari umwana uri gukurikira, kandi buri abana bari bo muri iriya game yashirya gihe ntabwo ari wa mwana bari kuzanira agasede, ahubwo yabaga ari kugenda baza ngo babikora gute, none we warabikoraga werekaga abandi. Yego, mbere yuko iririmba rero ni irihe jambo wabwira perezida wa repubulika uyu munsi? Dufate ko uramutse uhuye nawe, ni irihe jambo wamubwira? Yarakoze, turamukunda kandi cyane. Okay, tugende kuri Rubimburangabo n'ubundi wamutuye. Yego. Rubimburangabo ndirimba intwara abafozi itagira ubwoba, yatugejeje kuri byinshi, uri intwara muheta idatinya gutinduka. Rubimburangabo ndirimba intwara abafozi itagira ubwoba, watugejeje kuri byinshi, uri intwara muheta idatinya gutinduka. Wanze ubwoko, wanze nteza amaboko, wanga ubusambo no kwikubira, uduha impamba yo kwigira
agaciro katubereye ikamba rubimburira ngabo ndirimba intwara abafozi itagira ubwoba watugejeje kuri byinshi uri intwara muheta idatinya gutinduka watugejeje kuri byinshi byiza uba amahanga yose araturirimba intego yacu ni ubumwe demokarasi n'amajyambere rubimburira ngabo ndirimba intwara abafozi itagira ubwoba watugejeje kuri byinshi uri intwara muheta idatinya gutinduka n'ibigwari byatanye biratuzi turacyari za ngabo zidaterwa twambaye inkindi z'imitamenwa intego yacu ni ukubaka u Rwanda irubimburira ngabo ndirimba intwara abafozi itagira ubwoba watugejeje kuri byinshi uri intwara muheta idatinya gutinduka komeza uruhembe ngabo y'isonga si inkovu z'imirindi imihigo irivugira urwa Gasabo wararutatse uri mutangati rubereye u Rwanda rubimburira ngabo ndirimba intwara abafozi itagira ubwoba watugejeje kuri byinshi uri intwara muheta idatinya gutinduka rubimburira ngabo ndirimba intwara abafozi itagira ubwoba watugejeje kuri byinshi uri intwara muheta idatinya gutinduka. aya magambo ntabwo ari wayanditse nanabihamye ntabwo nakubeshya rwose ntayanditse iki kinyarwanda rwose intwara abafozi yego intwara abafozi itagira ubwoba nabi iyo album yose kubera ko nari nkeneye ikinyarwanda kandi nyine cya kindi cyimbitse kandi nanjye nkaba ntakizi nayifashijwemo na Rugaba Emmanuel abantu baramuzi cyane muri filime za Papa Sava ni ubu urimo akenshi turiya tuntu tw'udukorasi ari amakorasi yose arimo n'uba wayakoze ni indirimbo wamutuye wishuwa ko yamugezeho cyangwa ntiramugeraho ntabwo ndishuwa neza ushobora kuba itaramugeraho ushaka kutaramugeraho ubwo ni ubutumwa n'ubundi bugomba kumugeraho cyane ko hari indirimbo nyinshi kamwe mu zimusingiza cyangwa se zinaririmba ibigwi bye ntekereza ko ni nyinshi cyane ariko nk'urubyiruko rukunda umukuru w'igihugu ni byiza ko yazamugeraho cyane ko harimo n'ubutumwa bwiza cyane iyi ni album nziza cyane narikunze wahitsemo no kuyikora muri gakondo ntabwo wari usanzwe gukora gakondo nari isanzwe nyikora mu bukwe gusa kuko mu bukwe we narayikoraga mu bukwe akenshi nk'iyo ugiye muri dote ho nta yindi jaro wakoramo buriya dote iba ari gakondo y'umuco ntabwo wajya kuririmbamo icyongereza rwose ubwo gakondo yo ndayikora ariko mu zanjye bwite niyo album ya mbere nkoze ubundi izindi zari abazumvisha barazizi ntabwo ziri mu njyana ya gakondo ntabwo ziri muri gakondo ndabizi abantu banabaye surprise baranyandikiye bavuga ngo yose nk'indirimbo 8 nanjye narumvise haze kera noneho byagenze bitara ariko nta kumenyera ngo nukujya bahora babona biteguye nkiyumva nabanisha izi ndirimbo kera rwose bazimwandikiye ntabwo ari bazanditse Rugaba yankoreye ikintu gikomeye cyane yarakoze yego reka tujye ku ndirimbo no zindi zawe wakoze iyi album umuntu ayikeneye n'ubundi ayisanga kuri ziriya digital platforms ubu iracyari kuri digital platform uburyo no kuri YouTube yageraho ukaba igiyeho kuri yari video nzagenda nkora imwe ndashaka kubanza guhera kuri iyi ngiyi nyuma yayo nkagenda nkora izindi yego Anisano ntabwo yakugoye
mu mikoranire. Ntabwo yangoye pe. Habe yarakoze ntabwo yangoye. Ahubwo yampaye motivation. Akumutse ko nanjye nzi ku baking. Nakubwiriza turakora. Turabatamo. Reka Feliciano duhitire. Yahitamo niyo dukora. Yego. Imburirangabo. Siko cyo byagogoye kubiba. Biroroshye rubimburirangabo. Nyine riroroshye ariko sinzi impamvu riri kungora njyewe. Like gufata ingabo. Umuntu uzibimburira. Ngabi bihuza. Ngiye kujya nkubwira abahanzi babiri ugahitamo umwe. Okay. Ben na Melody. Bose. Urahitamo umwe? Biragoye. Kubera iki? Bose kandi ndirimbo zabo. Wahitamo umwe? Biragoye. Shwa ihari no guhitamo. Ngomba amagiye kunanira. Oya. Ntago bakunanira. Oya ariko umuntu abirya byose. Hano ntabyo kubirya byose. Ndahitamo nde? Ben na Melody. Mbazo mpitamo kubura. Uramuhitamo? Ntawe mfite. Nta kibazo kigana ntago kirarangira. Bose 50-50. Bose. Christopher Soshomura. Ese kuri kumpa abantu bose mani bose guhitamo bigoye. Hitamo. Hari ukuntu ugomba kumpa ibintu bitandukanye. Oya. Ku buryo umbwira wenda sinkandeze. Biragoye. Oya. Cyo kizamini ndakitsitse. Urahitamo. Nuko rero abantu guhitamo biri bungore pe. Kandi si no kwifunga nuko nyine bingoye. Bushari Ish Kevin. Harya bose bakora ntuza zimwe. Bushari na Ish Kevin. Gusa ndagendera ku kiraro. Ko bose bafite 70. Mani rukungora rukuma abantu barenze bose none ugatumwira ngo hitamo umwe. Urahitamo umwe. Nase ntabwo uko no mwishara rukundo bafata ugasanga ngo bafite abambere babiri. None uri kureba abantu nyine bari muri izo style. Okay. Bose barenze. Twagiye. Ugahituma abantu bameze kimwe cyane ukuri shaka ikindi kizaza. Kenny Soul Juno Kizigenza. Umva none. Eragubwira. Ngiye gusohoka nirukanka. Bashaka umuntu wumva ku muryango nakicyo izambe ndibegeje we. Uri kumva ibintu birenze byose nyine ku buryo ntafite uburyo mpitamo ngo uyu cyangwa kuko impamvu mba nkubwiye gutyo dushobora kwicara uyu munsi kuko biterwa nuko nkunda cyangwa nuko dushobora kwicara uyu munsi Ken agasohora indirimbo Juno agasohora indirimbo bakanazisohorera rimwe ugasanga muri iyo season basohoreyemo indirimbo ya Ken nkomye kurusha ya Juno muri iyo season nyine muri sezo basohoreyemo nyine icyo gihe basohoreye apana season ya Henners tuvuge nda muri kwa gatandatu muri kwa karindwi basohora indirimbo ni season yo kwa karindwi sibyo basohora indirimbo kuko kimvuze season bigateka kugiye muri filime ugasanga muri sezo basohoreyemo uri kumva season urukumva ibyo mvuze bindi siko tunyumvitekereza kandi bitenga muri iyo season bashyiriye hanze indirimbo ugasanga wenda rimwe ubwa mbere wenda nka Kenahisa nkoma kurusha Juno bakongera gushyira hanze ndongere kuvuga ikintu nshaka kumva ugasanga wenda Juno ankomye kurusha Kenahisa biterwa ngewe n'indirimbo basohoye biterwa n'ukuntu umuntu yakoze n'ikintu cyankomye biterwa n'ukuntu basohoye n'uburyo bashyize hanze biterwa n'ukuntu basohoye ibihangano byabo Ariel Ways Alinsano nakubwiye ngo nta kintu kubera abantu ugiye kumbaza bose nzi neza ko ntafite uburyo ndi bubahitemo nta aho ngaho rwose ndabuze ni ukuri pe ntabwo mfite amahitamo ni ukuri sinakwifunga nta mahitamo mfite tugende DJ Phil Peter baza ngo Ariel Ways nyine mbwira ikintu gifite difference nyine kandi igihe nshaka kugira ngo mfate abantu nyine bameze kimwe ngomba guhitamo ngiye guhitamo bihita bigora pe kuko nyine keretse nyine mbona weakness nyine mbona umuntu adashoboye ariko mu gihe umuntu ashoboye birangora kumukompara n'undi okay ni ukuvuga ngo ufite moto irajyaho umuntu umwe kandi imvura igiye kugwa hari Bruce Melody na The Ben uratwara nde irajyaho umuntu umwe yego kandi imvura igiye kugwa yego ugomba kumutwara undi ukamusiga uratwara nde cyaterwa n'uburyo bose twaba tuziranye okay nyine wowe watwara nde mbaciyeho gutya ntabwo tuziranye oya bose muraziranye ariko nyine urumva hari ukuntu buziranye n'abantu urimo urankwepa ntabwo ndi kugukwepa
kwako ibintu uri kumbaza byose jewe sinubwenge bwinshi tukubishyiramo okay cyangwa se rimwe dukubishyiramo ubwenge bwinshi ubwo nyine nuko nabana none se abantu ni babiri mfite moto ndagomba gutwara umuntu ariko se abantu tuziranye gute hari igihe abo bantu nshobora gusiga umwe bigendanye ku bushuti bwite yego nyine bitajyanye no kuri bya bihangano nta kibazo twara ariko no kugeza izi saha nta n'umwe tuziranye nabacaho bose oya uratwara umwe nta n'umwe najyana ndabijyana cyangwa se bagaharirana ahubwo ni uramuharira uyu kandi rero ugomba guhitamo ntabwo nahitamo uzi igihe nahitamo se nahitamo wabaye ari inshuti zanjye bitewe cyangwa se umwe muri bari inshuti yanjye undi mubona gutyo gusa bose natwara uwo tuziranye ari inshuti yanjye nyine dufite uburyo tubanye ariko umuntu ni gute tutaziranye baye ntukangore reka twizereze ikiganiro ibihangano bya Kelly ushobora gusanga kuri Kelly official ukamushyigikira awish ko nzakubona upopinga nk'abandi bastar cyangwa se nk'abandi bahanzikazi dufite mu Rwanda turacyafite abahanzikazi bakeya ntago nzi impamvu nkeneye kubona barahari ko nyine abenshi ntago nzi impamvu badapopinga nyine kuba bahari ubwo barahari si uko nta gafaranga nta gafaranga nyine ko kwishora mu muziki abahari nabo ni mu basapotinga hari abahari mu badasapotinga nicyo kibazo barahari ariko ugasanga si no kuvuga ko wenda adakora cyangwa iki ariko nyine birasaba ko twese dushyiramo imbaraga kuko hari n'uvuga ati se hari n'uwo bica intege tutaratarinjira akavuga suriya igihe ahereye ko mbona we ndavuga ati ko mbona abahungu mwaza ari munsi cyangwa ejo bigahita bikunda ugasanga wenda bimwe biciye mu gihe kimwe rero birasaba ko abantu nimba nakita itangazamakuru nimba nakita nyine abantu basapotinga uyu muziki birasaba ko namwe mwicara mukareba ese koko abakobwa ntabahari barahari ngenda bizwa bahari kubera ko iyo igisubizo kiswatsi ni kimwe nimba badahari ubwo nyine ntago bashoboye nimba bahari tukaba tutababona kandi bahari nanone tugomba gusuzuma ibibazo mu buryo bwombi kuko ngiye maje kukibazwa n'abantu benshi kuri cy'abakobwa badahari kandi ngenda bizwa bahari ahubwo ikibazo ntago bapopinga cyane nicyo ntaramenyereye impamvu nyine bisaba ko solisisa ishakirwa hose nimba ikibazo kiri ku bakobwa tukikosora nimba ari n'ikibazo kiri ku ruhande rw'abantu bakadufashije kugira aho tugera namwe mukagira icyo mwinjiramo agafu kadusoze ku ndirimbo ya nyuma ubundi hari icyo wumva ntakubajije cyangwa hari icyo wumva ushaka kumbaza kubera icyo wambajije ibibazo bigoye se ntabwo bigoye nta kibazo nshaka kubaza ahubwo nsigaranye kimwe kuririmba mu bukwe uzakora ubukwe ryari nzakora ubukwe azaba ari kuwa gatandatu icyo ariko ashobora kuba ari kuwa mbere kugira ngo mwese muzabe muri mu kazi nacyo ngiye kugitekerezaho ashobora kuzaba ari kuwa gatandatu cyangwa ari kuwa mbere nimuntwerera cyane nzabushyira kuwa gatandatu niba nta kiri bumbaze ntari akoze rero iyo mbajije ngo nzakora ubukwe ryari nawe wahozeho ntabwo urakora ibaze ngendera ku kinkora ubukwe wowe wahozeho utarabukora ahubwo uzakora ubukwe ryari ese mubwirwa n'iki gukora ubukwe ari byo byiza ushobora no gusanga mbana n'umugore ntabyo tuzi ntabyo muzi nyine uzabitubwire rero uzatubwire ngo njyewe mbabwire iki ntabwo nzakora ubukwe mbana n'umugore ubundi Melody barambere wahozeho kora ubukwe uri kutubangamira Melody barambajije ngo Melody wowe udakora ubukwe ati rero ubukwe umuntu aba agiye kubwereka ababyeyi kandi njye ndi imfubyi njye ntabwo ndi imfubyi ariko nyine ntindababwiye ko gukora ubukwe ari byo byiza mureke mbereka abantu bagiye kumvira mu nzira nkahita nkora ubukwe harimo Papa Sava urumva Papa Sava yavuze ngo harimo Philipita harimo Alex Muyoboke harimo Austin ntabwo kigiye harimo DJ Pius ntabwo kigiye pe ureze kwishika ndetse n'uko ndi muntu ukuze muri ijoro biza harimo MC Tino hari benshi ntabwo kigiye rero ntabwo nese ubundi muranshaka wiki ntabwo tuzongera abantu nibakora ubukwe none se ibaze ko noneho ngiye ukimbaje nkiri hasi yo mu bishanga abo bantu nibakora ubukwe urumva Papa Sava nakora ubukwe Philip agakora ubukwe Muyoboke agakora ubukwe Austin nuko nabayingana vuga batatu bonyine kuko abo ni benshi byibuza batatu Papa Sava Philipita na Muyoboke
niba wakora uko nanjye nzakora Mana yanjye muyoboke yantayemo nanjye ngo ntayemo ko bigoye nawe nakora ubukwe noneho cyangwa uragumye ariya ni abagabo batera kwishyika urihezeho nimba ari ibyo utegereje nje ni kuri gaze uri kuri gaze ya indi y'amashyiga niwe cyiza cyawe uri n'umugozi ariko ngo Kigali wishe ushobora gusanga ariko hari ibidasharingika basharinga buriya iyo uze ngo wisheya ushobora gusharinga utabizi ntari ariko ubizi rero ntabwo ntabwo ubizi nisoreze ikiganiro Kelly wakoze nanze kumwe bya jambo birangiye biravuze bivuze ngo biravuga koko mwakoze cyane wakoze navuze nakagaruka Felicien wakoze nakoze cyane nawe yego reka tubashimire cyane abakurikiye ikiganiro nizere ko mwinjoyinze Kelly aho tuzatumuzana azajya aza anadukorera hari uburyo acurangamo yego wakoze rero reka mbashimire cyane abo twabanye muri kiganiro niba utarakora subscribe uyikore ariko none nkibutsa ko Igicumbi Cinema Center tugufasha kuri serivisi zose ushaka zijyanye na sinema yaba kwandika filime kuzitunganya kuzikora buri kimwe cyose ndetse no gukavaringa ikintu cyitwa ubukwe live streaming buri event yose washaka ushobora gukora live streaming nziza ubundi ukaduha ku mafaranga tukaguha serivisi zacu ndabashimiye cyane rero nitwa Leandre ni umugabo jobless blessings